umubyeyi biologique wanjye. Ko wagiye atabonye ndangije amashuri yaranyishyuriye kuva nkiri umwana, ko wabonye ntubatse urugo. Ndabyibuka dukora indi filime nk'iyi kwamamara, naravuze ati mama naramubwiye ko nindangiza ishuri nzamugurira imodoka. Bibuka iki gihe papa yarimbwiye ngo ntugire ikibazo, mwana wanjye aba ari njyewe uzayigurira. None nta n'umwe mfite. Njya kubatizwa nigaga mu wa 8, nkajya mubwira nti nditwe irihe zina, nk'izina rya Solange n'Urukundo wari impetiye mu nzaryitwa. Igihe nkimukeneye yagiye mfite byinshi byo kumubwira. Ikindi yagiye muri njye ntabwo nzabyakira, sinzanabyumva ko yagiye. Muri make hari aho yagiye ko nzi ko azagaruka, kuko ntabwo nakubaza ubuzima bufite nyine atari kumwe nanjye. Agahinda umuntu aba afite kubura umuntu nkawe, kandi kumubura avuga ko bidutunguye, kuko njye nta na rimwe nigeze nkeka ko my dad yagenda sometime. Nyine numvaga ko bizaje n'umuntu utarigeze arwara in his life, yari umuntu sportif. Mbese kubyakira biragoye, ariko mu buzima nta kundi. Niwe watumye mba uwo ndiwe. Nyuma y'ubuzima bugoye, nyuma y'ahantu hagoye nari nagiye nca, ubuzima bwari bugoye mbona ko butagishobotse, ariko yaraje ubuzima bwanjye buri cyerekezo. Naramukunze n'Imana iramukunda, ubwo nyine Imana kuko niyo nkuru n'imwijyaniye nyine. Agiye umukobwa yashakaga ko mba we atamubonye, agiye amashuri yavunitse anyishyurira atabonye aho graduatinze, agiye ubukwe yahoraga ambwira ashaka ko nzamwereka ntawe umweretse, agiye nta mwana we n'umwe ashyingiye. Nateganyaga kuza kumwereka abuzukuru, nubwo yari yarababonye, ariko nashakaga kuzaza kubamwereka ubwe hano. None agiye ntabikoze, nabyo birambabaje cyane. Agiye muri mu mwenda, ariko nari mbifite ku mutima. La dernière fois qu'il est venu au Burundi, c'était pour quelle raison? Il voulait ouvrir une société de construction. Malheureusement, ntiyabikurikiye neza kubera ingwano yo mu Burundi. No gushimira Imana, kandi mu mutima wanjye nzahora mukumbuye. Biracyagoye cyane kubona inyandiko nyayo yasobanura urupfu. Haracyari mu rujijo rukomeye kumenya urutuma, igihe arutumira. Gusa twese icyo duhuriraho nuko rwumvira uwarutumye. Uko biri kose, haracyariho ikirusha agaciro urupfu, ubuzima. Aha niho umuntu ahurira n'abandi, umuryango, inshuti n'abavandimwe. Aha niho umuntu ahera yibaza niba ari impano Imana iduha, nyirayo bazageraho akisubiza, cyangwa se ari n'itaranto twese tuzabazwa uko twagenje. Rukundo Jean Bosco n'umwe mu bagize ubu buzima. Abamuzi neza baravuga imiterere ye mu gihe yari aburimo. Gusobanura Rukundo uwo ari we ntabwo byoroshye.
ibi nigeze kubaza umuvandimwe wanjye, ndamubaza nti bishoboka bite ko umuntu umwe ashobora kubanira abantu benshi akababanira neza kandi buri wese akamubonera umwanya, akamubonera igihe? Yaranshubije, aramubwiye nti Rukundo ni umuntu wari uzi gukunda, urukundo ruvuye ku ndiba y'umutima, urukundo rufashe. Yari umuntu w'inyangamugayo wuzuye urukundo, agakunda abantu, agakunda n'umurimo. yari umuntu wakomezaga umuntu waba ufite ikibazo akaguhumuriza, mbese agakuremamo icyizere. Yari intangarugero, mbese njye sinzi ukuntu yari ateye, yari adasanzwe. Papa yari umuntu mubuze mu magambo nk'atatu, yari umuntu w'inyangamugayo, umuntu ugira urukundo, kandi umuntu ukunda akazi akanitanga kuri buri muntu wese. Yari umuntu witonda, yari umuntu w'intwari, yari umuntu yatabazaga akamutabara, yari umuntu ukunda abantu, yaba ari umukecuru, yaba ari umusaza, yaba ari cyane n'urungano rw'abana rukamwegera cyane, kuko nta muntu n'umwe utarabashaga kumwegera kubera ibitekerezo yaguhaga, kubera uko yaguhumurizaga. Mbese yari umuntu mwiza mwiza, ntabona uko navuga. Mbese yari umuntu ukoresha kuri kwinshi, yari umunyakuri cyane, kandi akaba ari n'umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu ukunda nyine gukora ibintu biciye mu mucyo. Icya kabiri navuga ko yari umuntu ushyira umuryango w'imbere, ukunda abana be cyane. Icya gatatu navuga ko yari umuntu ukunda abantu kandi ugira impuhwe abantu, umuntu wese uri mu kibazo akumva ko yamufasha. Rukundo namusobanura nk'umuntu w'ukuri, umuntu ugira urukundo kandi umuntu wumva abandi. Rukundo yakundaga kumenya, nkumva arampamagaye antekerejeho, akambaza bimeze gute, mu muryango bimeze gute. Yari umujyanama wanjye, yari umunyamabanga wanjye, kuko twari dufite byinshi duhuriyeho nk'umubyeyi, ariko tukagira byinshi duhuriraho nk'inshuti. Ibyo ndabimushimira. Yari urukundo, umuntu wuzuye ubumuntu, ndetse akaba n'intwari. Yari umuntu wita ku muryango we. Papa yari umuntu ukunda abantu, ugira urukundo, yari umuntu usabana n'abandi kandi wishimira iterambere ry'abantu. Papa yari umubyeyi mwiza, yitaga ku nshingano ze kandi akamekinga ashobora ko zose azikoze akanarenzaho. Yanakundaga n'umuryango we cyane. Umunyakuri, ni intwari, kandi ni umuntu ugira ubuntu. Kuri njyewe yari inshuti yanjye, yari umunyamabanga wanjye, mbese muri make yari byose byanjye, kuko igihe namushakiraga namubona. He was selfless. Ntago yabanzaga, yishyiraga imbere kurusha uko ashyira imbere abandi. Yashyiraga imbere inyungu z'abandi kurusha uko yashyira inyungu ziwe bwa mbere. Icya kabiri ni uko nyine yagiraga urukundo, nk'uko izina rye ribivuga. Yagiraga urukundo, yagiraga kumenya kubana n'abantu. Icya gatatu yari intangarugero. Rukundo Jean Bosco yari imfura.
Memory. tumaze imyaka irenze 20 tubana neza, dufashanya mu bintu byinshi, ariko cyane cyane ntabwo tuzibagirwa ko rukundo yatubaniye, ko yadufashije, inama yaduhaye, ndetse nanababwira ko mu mibanire yacu yanatugabiye n'inka inshuro 2. Njyewe nigeze kumubwira nti umwana wanjye arangije kwiga abonye ikiraka mu ngororero, arambwira ati bituma ajya kugikora, ndetse azagikora abahe, ndamubwira nazikodeshereza, arambwira ati bituma ajyayo kuko umwana w'umukobwa wibana azagira ibishuko byinshi cyane. Naramwumviye nyine umwana ndamureka ndavana ibyihorere. Hashize nk'amezi 2 Yesu amuhamagara arambwira ati umwana mwohereze muha akazi, ubu apfuye umwana wanjye amukorera. Kimbabaje nuko yapfuye ntaraza kumwitura ku neza yangiriye nk'umuvandimwe, ariko Imana yo mu ijuru icyo nakamwituye nzakitura abana be. Nzababera umubyeyi, nzababera mbese sinzi urukundo papa wabo bana yankunze, nanjye nzarukunda abana asize. Ikintu mwibukiraho ni igihe akirwaye, ko twakunda kujya kumusura. Rimwe twe twicaye, yari njyewe na bakuru banjye, ko njye uri kumwe na papa, twicaye ari kureba mu biganza byanjye, kuko nari mfite urugendo kujya muri Canada, yaranshakiye viza kujya kwigayo. Ari kumbwira ngo nujya unkumbura ujye ureba mu kiganza cyawe turasa. Nicyo kintu nzamwibukiraho. Plusieurs années sont passées. Chaque ariko aragira ma stage pour s'occuper. À un moment donné, il a pris une décision. Yo gusubira mu Rwanda. Kubera ashaka se débrouiller enfin au Rwanda. Il est arrivé au Rwanda, commençait à se débrouiller, mais allons sous moigne. Chaque fois, il venait rendre visite donc à sa tante, Nyirasenge. Nibuka igihe agiye muri Canada kuramutsa abana, ntiyaretse kuja muri Amerika kuramutsa ababyara be, nibo bashiki banje. Urabona rukundo yarakundana cyane. Usibye kuba ari na papa wanjye, navuga ngo yari inshuti magara yanjye. Byageze aho nyine arenga kuba nk'umuntu w'umubyeyi, ko hari igihe najyaga nicara nkibuka nk'ibintu wenda namubwiye ukuntu ari umubyeyi wanjye, nkumva bitumvikana, ariko ibi byararenze ko umubyeyi yari ameze nk'inshuti yanjye magara. Umwihariko navuga ngo dufitanye nuko twarakundanaga cyane, kandi twagiranaga inama mu bintu byose. Umwihariko dufitanye nuko imiryango yacu yombi tumara igihe kirekire tubana neza cyane, tugeze ku myaka 28. Uwo mubano wageze ku rwego rw'ubuvandimwe. Biragoye kuba nahita mbivuga mu kintu kimwe, kuko urumva umuntu wangize uwo ndiwe cya mbere mu buzima bw'ubupfubyi nari maze igihe ndimo, niwe wongeye anyereka ko ngomba kuba umubyeyi, kugera naho nabashije kuba namwita papa, numva ko ariyo mubyeyi. Anjyana mu ishuri ndiga, ndangiza kaminuza nk'uko umubyeyi wundi yabikorera umwana we. Nk'uko kwiga sinigize
wenda mvuga ngo nabuze iyo minerivare nabuze iki narize amashuri ndayarangiza by'akarusho ankorera ubukwe yankoreye ubukwe ngira ubukwe bwiza ntabwo byoroshye kubona umubyeyi ukubwira ngo genda nk'umwana utegure bije numara kuyitegura uyime. Narabanje integura ya mbere ndayitegura ndayimuha arangije nyine numva nanjye ntabwo nashaka kumugora ntegura ibintu bisa nkaho bisanzwe. Arambwira ati ibi bintu wateguye biri cheap tegura bije nta kintu witayeho. Nateguye ibintu byose nkeneye numva ko bizakenera mu bukwe ndayizana ndayimushyikiriza ko yari yayinsabye yose arayifinansa. Ubukwe bugenda neza na nyuma y'ubukwe bwanjye navuga ko 90% niwe wabigizemo uruhare. Aranyubakira aradukunda nk'umuryango wanjye. Biragoye kuba namuvuga mu ijambo rimwe icyo yakoze kuko ni byinshi guturuka mu gihe nkiri muto kugeza iyi saha. Narindi gukora project yangiriyeho inama ikaba yari igiye kurangira ni nkaho yarangiye ariko hasigaye nyine ibintu bikeya. Icyo kintu nicyo nyine mwibukiraho cyane kubera ko ari we wamaye igitekerezo akambwira ukuntu nabikora kandi nizeye ko nubwo atagihari ariko nizeye ko bizagenda neza kuko ndabizi ko he is watching over us. Igitangaje rero cya Rukundo nta nubwo yakubazaga ngo uzampemba ngahe. Niba umusabye uti uzankorere supervision arabigukorera rwose yitange 100% uko ashoboye. Ushatse uzamuhembe ushatse ntuzamuhemba ariko nta cyatuma utamuhemba ariko ntabwo kugira ngo uzamuhembe ntari condition kugira ngo agukorere. Ikindi nanone cyanyeretse ko abantu bamugiriye icyizere. Hari abantu yabaga yakoreye imirimo bakamwohereza amafaranga menshi donc akaba ari uwa gestionnaire ya budget yo kubaka cyangwa gusana iyo nzu. Kuri njyewe rero numvise ni ibintu bikomeye cyane kuko kugira ngo umuntu akugirire icyizere ni ubukungu butagereranwa kandi nta naho wabigura usibye ko ni wowe uba warabyiyubatsemo. Yangiraga inama no mu burwayi bwe naramuhamagaye namuheze meshaje nanjye aransubiza ambwira amagambo meza cyane ati humura mushiki wanjye humura ntabwo nagusiga. Ko nanjye namubwiye ngo ese koko kurwaye upfuye wansigaye. Aransubiza ati musaza wanjye mushiki wanjye humura ntabwo nzagusiga ahubwo ndi hafi kuza ndi hafi gutaha. Kwambwiye Nicyo cya mbere na mbere nzamwibukiraho ni urubyaro rwe asize. Yarwo dufitanye Rukundo yakundaga kumenya nkumva arampamagaye antekerejeho akambaza bimeze gute mu muryango bimeze gute. Ikintu nibukira kuri papa cyane ni uko nk'umubyeyi nta kintu namuburanye. Yaba ari gitoya yaba ari kinini nta kintu namuburanye nk'umubyeyi. Yampaye ibisabwa byose kugira ngo mbe ndi umukobwa ameze uko nguko. Nta kintu na kimwe namuburanye. Ibintu byose navuga ko ibintu byose mbimwibukiraho kuko ni papa niwungejeje ahangeze yarandeze ndakura ndiga ndarangiza. So umwihariko dufitanye nuko yarambyaye nk'umubyeyi nanjye mubera umwana nyine dufitanye urukundo hagati yacu. Umwihariko dufitanye kurusha ibindi ni uko yangiriraga icyizere kandi akanyumva
ikintu cyose namubwiraga cyaba ari cyiza cyaba ari kibi yabanzaga kungira inama. Niwo mwihariko mfitanye nawe cyane. urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. kandi amashuri yafasha umwana we bwite, ariko ikintu cyanshimishije cyane kitazamvamo, yankoreye ubukwe, yamaze gukora ubukwe afata itike y'indege yo kujya hanze. Ikintu navuga cyanshimishije kuruta ibindi byose ni uko ibintu byose ugize muri rusange, haba igihe twamaranye, ibyo yanyigishije, ibyo yambwiye, byose byaranshimishije. ariko icyanshimishije kurusha ibindi ni uko yanyigishije umwuga akora. navuga ko ari nk'umurage yansigiye, yanyigishije akazi akora, anyigisha n'uko ngomba kubigenza. aho ari ndabimushimira kuko ni ikintu n'ubu ngitekerezaho cyangiriye akamaro. ndibuka ndangiza P6, ntabwo nari natsinze cyane, noneho banyohereza kwiga ni mu kigo cyari kure, ariko njye nta nubwo navuga ngo narakomplayiningaga kutahiga, numvaga nyine nta kibazo. Papa arambwira ati nta kibazo bugiyeyo, ariko nzakomeza ngushakire ikigo cyiza. Ndabyibuka umunsi nta nubwo nari nzi ko ari buze, araza ankura kuri icyo kigo anjyana Byimana fiye, ntanabimusabye nyine kwa kundi uvuga ati n'ubundi niyo manota nasindiye ngomba nyine kujya kwiga aho ngaho. Ni byinshi cyane kuza kudusura kenshi ku ishuri. Sinzi ikintu navuga, nyine yari wa mubyeyi. Ndabyuka n'ikindi gihe ngize gutsindwa, araza nyine aza kunsura ku ishuri, nzi ko nyine ari yandakariye, ari bumbwire nabi cyangwa iki, ariko arambaza ati se kuri gutsindwa bimeze gute, hari icyo tutari gukorera nk'ababyeyi ngo tugikora ariko utsinde. Nyine byari bitangaje kumubona nyine, cyangwa icyo ukeka ko yakora akabura icyo akora, nk'uko numvaga ari bundakarire ko nyine ikintu yaje ambwira ko bahari nk'ababyeyi kandi gutsindwa bibaho byinshi. Ibyo yankoreye bikanshimisha ni byinshi, ariko ikiruta byose ni uko yambereye papa, kuko mu buzima ntabwo nari narigeze mpura na papa wanjye biologike. Namenye ubwenge atakiriho, ariko ubwo mama wanjye nawe yitabaga Imana, papa yaramfasha nyine ngira umwana we, barandera, barankuza, banyishyurira amashuri. Ikintu kinshimisha muri byose ni uko kuba uko ndi uku nguku ndi umugabo niwe mbikesha. Papa ibintu yankoreye nkishima ni byinshi cyane, ntabwo nabona ahantu nahera. Gusa icyo yigeze kunkorera nyine kikandenga ni uko hari ishuri nigeze kubona mfite scholarship, nta kintu na kimwe azajya yishyura, ariko bari kunyigurije kwiga ibintu ntashaka kwiga. Njyewe nari nanishyizemo ko ariho nzajya kwiga, kuko byarumvikanaga kwiga ku buntu ahandi bihenze, ariko yarabanje aranyicaza arambaza ngo mbere yuko dufata decision arashaka kumva icyo ngewe nshaka, nimba
nshaka kujya muri ibyo ntashaka kwiga ariko nkiga ku buntu cyangwa se niba nshaka gukomeza mu byo nashaka kwiga. Ibyo bintu nyine byanshimisha cyane kuko nabonye ko ntabwo yitaye yuko azishyura amafaranga menshi wenda iyo ari n'undi mubyeyi ari kuba yanjyanye aho ngaho ubuntu, ariko we ntabwo yigeze abyitaho. Nyine abonye ko ndi guhitamo kwiga ibintu nshaka kwiga aremera akomeza gutanga ayo mafaranga. Iyo byanshimishije, ibindi navuga byanshimishaga n'ukuntu yangiriraga icyizere akambwira amabanga ye cyangwa ikintu kimubabaje. Ikintu yankoreye kikanshimisha ni uko abana barakosa cyane, sinavuga ngo namuhaga amanota nyine yenda uvuga ngo umwana abaye uwa mbere cyane, ariko narageragezaga, ariko uko yashoboye kose yaremeye atanga amafaranga ye yose, aremera arwaye yemera kunshakira viza, yemera ko nakora icya leta, ariko njya ku ariko hari ikiri ku mutima wa buri wese. Abana asize rero, abana asize nibakomeze kwihangana, nibakomeze kubana n'abantu nk'uko papa wabo yabikoze, kubera tumaze igihe ko turumva amajambo ya abakozi b'Imana bariko baratubwira ingene muntu arashobora kwihangana ku bihe ngibi, birafasha ku buzima. Donc Imana nayo isarura ibyo ishaka. Donc nous demandons à Dieu de donner aux enfants la grâce d'être centrés sur toutes les relations que leur papa avait. La grâce de se centrer sur la famille. C'est très important. Puisque les enfants peuvent avoir besoin, ils peuvent se buter à des problèmes. Alors, à ce moment-là, c'est mieux que les enfants approchent les amis et les amis et les membres de famille pour d'éventuels conseils. C'est ce que nous pouvons demander aux enfants. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion pour parler donc de M. Rukundo. Birakomeye ndetse biba binakomeye cyane kumva ko umuntu nyine iyo ufite ababyeyi uba wumva nyine ari abantu bakuri inyuma bagusapotinga in anything. Iyo ubuze ababyeyi niho bombi uba wumva nyine kuko ndumvaga wenda inyuma hari umuntu wakubakinga up cyangwa umuntu uhora nyine uri inyuma kureberera, ariko iyo wabuze uba wumva nyuma navuga ngo nta muntu noneho ukikuri inyuma kureberera nyine sinzi ukuntu nabivuga ariko birakomeye. Ibyo namusezeranyije kubikora ntago agiye ntabikoze, so agahinda ariko ahari
nk'uko tuvuga ko twizeye ko abacu bagiye baba batureba aho bari, nizera ko azagera akabibona ko ibyo namwijeje nabigezeho. Icyo navuga wenda agiye ntamukoreye ni uko agiye ntari namwitura neza yangiriye, ariko nk'uko yahoze abitubwira, yatubwiye ko icyo ashaka atari uko twebwe twamwitura, ahubwo icyo ashaka ni uko twakundana nk'abana twese tugasenyera umugozi umwe, ariyo nyiturano ashaka ko tuzamuha. Ndamusezeranya ko ibyo bintu nzakora uko nshoboye kose kugira ngo ariko bigenda, kandi abimusezeranyije. Nibyo gusaba Imana yashyize urukundo kuri iyi si, nubwo twe twumva ko atayimazeho igihe twifuzaga kubera ibikorwa bye byiza yakoraga. Navuga nti Imana igirira ibyiza byose yakoze, bimwakire mutuze mu bwami bwayo. Ikindi navuga ni uko twakomeza gusabira abana asize, umuryango asize, kugira ngo bakomere bihangane, kandi nabo bazaba abagabo, bazaba bakuru, bazakomere ku murage w'ababyeyi babo, kandi bahumure. Imana irabakunda, bazabaho, bazakomeza, kandi bazakomeza mu murage w'ababyeyi babo. bongeraho ni ukuzuza ibyo umuvandimwe wanjye amaze kuvuga. Njye ntekereza cyane abana, nemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ikindi nemera ko hejuru ya byose hari Imana isumba byose. Icyo nsaba ni uko Imana izita ku bana ba Rukundo, ntibazagira icyo babura, bagakomera, Imana ikababera umubyeyi, hanyuma nabo bakazakomeza mu ntambwe ya papa wabo na mama wabo. Agiye ntamukoreye kuko nkurikije urukundo yankundaga n'uburyo ki twari tubanye, numvaga igihe cyose binshobokeye nari kuzajya ntegura umunsi umwe mu mwaka wo kwicarana nawe nkamushimira. Icyo rero kuko ari ikintu nari naragambiriye muri njyewe cyuko ari kuzajya nkikora buri mwaka, umunsi umwe kuzamfata mu mwaka nkamushimira. Icyo rero agiye, izo nshingano ntari nazirangiza. Ikindi wenda navuga agiye ntamweretse, navuye mu gihugu cy'u Rwanda ndi umusore, nakigarutsemo nje kumwereka ubukwe, nkora ubukwe ariko nsubira hanze y'igihugu. Ubwo agiye ntamweretse mu rugo rwanjye nyirizina, atageze mu rugo rwanjye. Ni ukuvuga ngo nubwo nateguraga gutaha nkazaza gutura inaha ngaha, cyangwa nawe yenda akaba yari kuzaza kunsura, ariko agiye atageze mu rugo rwanjye. Urukundo hagati yacu rugumye ruturange, no gushyira hamwe nicyo cy'ingenzi. Rero narangiza babwira ngo mukomeze mwihangane, kandi mwakoze abakomeje kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Murumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, murarugire intego mwese aho mujya hose, rubabera umutako mwiza uwo rubaranga, amanywa arinda nijoro, ntihagire ikibakanga. Uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzi ubacamo icyanzu.
nta kabuza ko babanye na Rukundo barahuye ubwenge butari buke, gusa nanone afite n'umurage dusigiye. ubwanjye umurage papa nsigiye ni ukuba umukobwa ushikamye, umukobwa ugira urukundo nk'uko yabitwigishaga, umukobwa ufashanya, umukobwa wihangana, umukobwa ubasha kumva ko buri kimwe cyose wagishobora. umurage nsigiye ni uwo gukundana, nkakunda nkafasha n'abakene, nkagira urukundo nk'urwo yagiraga. gukunda abantu, gukunda umurimo, guha abantu agaciro akumva ko umuntu hari ikintu amaze, no gukorera Imana. ibyo nsigiye cyane ni kumenya ko abana bagomba kwiga, kuko Rukundo yakundaga ishuri kandi agakunda gukora. nanjye ikintu nsigiye ni ugutoza abana gukunda ishuri, abigisha no gukora. umurage nsigiye ni ukuba gukunda akazi, kuko yari umuntu ukunda akazi cyane. yarabinsigiye rero kugira umurava mu byo nkora no gukunda akazi muri rusange. asigiye umurage w'urukundo kuko nawe yagiraga urukundo rwinshi. Rukundo adusigiye umurage wo gukora uko dushoboye tukabanira abantu bose ikivandimwe. umunsi umwe nawe bakazavuga ati nanjye hari icyo yamariye, nanjye hari icyo yamariye. asize umurage mwiza wo gukunda no gufasha, atavanguye, atavuga ngo ndamukorera ikingo n'abazakinkorere, ari kubikorera urukundo. urukundo twamwigiyeho ishuri ry'urukundo. ndibuka tukimenyana yakunda kudutumira kenshi, umubyeyi nzashyingira, mfite umwana nzashyingira, tukaza tukamufata tugafatanya nawe muri ubwo bukwe. ati n'umwana wanjye nashyingiye. ntabwo yabaga natubwiye ko ari n'umwana yareze, yatubwiye ko ari umwana we. hashyira amezi 3 Rukundo akongera akaduhamagara ati mfite umwana wanjye nzashyingira, tukareba ukuntu yitanga. hanyuma ubwo kandi abana be bari bakiri bato, ni ukuvuga kuva twamenyana na Rukundo, abafite abana ashyingira, abafite abana afasha, abafite abana turi mu muherekeze kujya guhemba. aho hantu twakuye isomo rikomeye, isomo ryo kugira neza. umurage ni mwinshi, navuga ko yanyigishije ukuba umubyeyi mwiza, akanyigisha no kureba kure, akanyigisha ko ibyo yaba ari byo byose ko umuntu agomba kubyitwaramo neza, kandi iyo ubyitwayemo neza gutsinda cyangwa unesha. umurage nsigiye rero ni uko igihe nkiriho nanjye nagerageza kubana n'abandi neza. umurage nsigiye ni ukuba umubyeyi mwiza, ni ukuba umubyeyi utirebaho ubwe, ahubwo akareba umuryango we mbere na mbere, akaba ari we ashyira imbere mu bintu byose akora, kugira ngo nyine ibintu byose ajya abifata abyirundeho cyangwa iki, ahubwo nkajya mbanza gushyira imbere umuryango wanjye nawe tuvukana, nk'uko yabidusabye ngo tuzakomeze gukundana. ikindi ni uko ibyo yadusabye ngo tuzabashe gutera ikirenge mu cyiwe, tuzabashe gukomereza aho yari ageze, tuzagerageza uko dushoboye twese nk'abana tukabikora. ndabimusezeranyije. umurage ni uwo gukundana, ikindi gufasha abantu nta kintu na kimwe ugendeyeho, utagendeye ngo dufitanye isano cyangwa hari aho duhuriye, ukumva ko umuntu ubabaye cyangwa umuntu uje akugana hari icyo agakwiriye kumufasha. ikindi kintu, kubaho umuntu yishimye, yerekana urukundo mu bantu. ku giti cyanjye umurage nsigiye umurage w'urukundo,
ubunyangamugayo no kuba imfura. umurage asigiye mu rukundo. Umurage navuga ngo ansigiye ni uko ansigiye umurage wo kuba umunyakuri, ansigiye umurage wo kudacika intege mu kintu icyo ari cyo cyose, niyo nakora ikintu kigaferinga, ansigiye umurage w'uko ntagomba kugivinga up, ahubwo ngomba gukomeza. Ansigiye umurage wo gukunda abantu no gukunda gufasha, kandi nk'ukuntu yakundaga famiye, ansigiye umurage w'uko nanjye ngomba gukomeza gukunda abavandimwe banjye. Yatwigishije kugira ubuzima bufite intego no kudacika intege mu bihe bikomeye. Yatwigishije kwitangira abandi, cyane cyane abafite intege nke. Usize ibitenga bituzuye, ariko abo mwabanye tuzakomeza gufasha ibibondo usize gutaguza, maze bazagerageze kugira ikirenge mu cyabo. Imana izabidufashamo. Ngaho ruhukira mu mahoro kwa Jambo. Akwiye kujya muhura kenshi, muvugana kenshi. Niba hari umwe muri mwe ushaka gusana, mugafatanya mukavuga mu nzira. Kuko ni inshingano zanyu n'inyungu zanyu. Umwe yabavuyemo mucitse intege, ariko iyo mwiyongereye mwongera imbaraga. Umuco mwiza mwatojwe rero, twifuza ko mwazawutoza n'ababakomokaho n'inshuti zanyu zose. Hari abajya tujya tuganira cyangwa tujya twaganiraga, kumva aravuga ati jyewe ntabwo najya gutakaza amafaranga ngo tugiye gusohoka n'iki. Ukibaza ukavuga ese niba ayo mafaranga uyafite ntuyasohokemo n'abawe, ayo mafaranga azakumarira. Hari abantu bateye akumva ashimishijwe gusa nuko kuri konti hari amafaranga, icyo gusa ibyo bikamushimisha, akaba ari ubuzima. Ariko burya ni ubuzima, uko yapfuye ntayajyana. Ahubwo n'abamuba hafi iyo byagenze gutyo yifuza ko yanapfa kugira ngo abone uko arya kuri ya mafaranga, ko aba yamubujije uburenganzira bwawe. Ibyawe bidasangiye n'abawe sinabibifuriza rwose, sinabibifuriza. Ibyo birakorwa ku gasi. Ibyiza ufite cyangwa se ibyo wakoreye bikuryohera iyo ubisangiye n'abawe. Kubana neza na bose ntituzabyibagirwa, impuguro zawe nziza ntituzazibagirwa, urukundo ubugwaneza byawe ntituzabyibagirwa, umwete ku murimo wa data ntituzawibagirwa, udusigiye urwibutso rwiza mubyeyi, ngabirukire warakoze, ngabirukire warakoze.